oya mwana oya ndabeshya zibyo amani nkorera kandi ko mwana nkorera mu mvukura ko ntayiri kumuvugiramo kandi kari kuzuba kaba kayaga nyine yego Ombase kameramani nanzingira ibyuma natewe imbwa ya Kivumbi ntabwo yavuga kimwe n'iya King James. iya Kivumbi ivuga gute rero? Iya Kivumbi usanga ari urumva yego no aka King James kigaragara cyo yabishyize yarabiriye arabyirira aragenda ashyira mu ndagira ubuye mbese usanga ibintu byabaye ibizazane nyine itungo rye ntiyaryibuka ko iyo uje kwa kundi niyo waba uri nka big man nkanjye gutyo kakakubona kari kwikarakasa cyako nuko ngo kaba kifuje ngo hayi kaze aho uri wese uteze amatwi FBA 155 TV Imana ikomeze ibandebere cyoroshye nkuko mubyumva rero ni Mani Shimwe Ikechuku the power of God the star boy cyangwa se the humble boy tubana mu bihe bitandukanye nakira abatumirwa bafite impano zitandukanye tukagana ku bintu byinshi bitandukanye niba warakoze subscribe nyamuneka ndagushimiye Imana iguha umugisha niba utarayikora nicyo giye kugira ngo ugende nawe ukande subscribe ibiganiro byanjye bijye kugeraho ku gihe tubane umunsi ku munsi uyu munsi rero nagira umugisha wo kwakira abajene babiri kabisa ni Big Man 250 na Ruvumbu Comedy ariko ikintu gisekeje mbere yuko mbakira Big Man 250 ni umugabo udapima ibiro na 60 ariko naguwe n'ukuntu yitwa Big Man ikindi umbase waretse guhangana ngatangira ikiganiro ko narakwakira ikindi nakire na Ruvumbu niba ufunga simbizi ariko reka ibyo tubirenge brother ndabakire ikaze ariko ubusanzwe izina rya YouTube channel ni Ruvumbu Comedy icyo mbaza narajya kure witwa Ruvumbu gute Ruvumbu Ruvumbu ni izina rya YouTube channel Ruvumbu eritse Ruvumbu nzinga cyangwa ni Ruvumbu rya Ruvumbu Comedy byaturutse akose abantu bitwa amazina ureba banisanisha neza kubona adasa nk'ivumbi nyine niho yari kuye hano ujye ureba neza nka usesengure oya mwana witukana uri kubona asa nk'ivumbi Imana ashaka ko binkora oya tujye tuvugisha ukora oya reba ukuntu oya mwana wishyiramo umutima mubi nta mutima mubi nta mutima mubi papa sibyo nta mutima mubi kabisa ndetse Big Man upima ibiro bingaho muri mu busanzwe jewe ibiro mpima inzovu urayizi inzovu elephant ni elephant cyane buffalo uko wabyita kose mbwira rata jewe mfite ibiro 42 n'amagarama 5 ese ku cy'abanyarwanda bakabye mwana bafashe inzovu n'ukunangana bamwita nzovu kareyana nari mvuze na ariko se nzovu nyine areshya nk'inzovu nyine uzera akazovu gato yakareshya nawe anyway ubundi uraragura ahanga hawa ari impunzi imitsindo itsinda ibikise ayo makuru si ngombwa mani mfata Imana aragura ahanga ni muri CIA yanjye itapo yanjye ntago amakuru agomba kujya hanze ntabishaka ntago nshaka ko umumaro w'aka kabono ntago nshaka kujya hanze ariko hari nashonje ako gacuma kaberamo ibiki ndakumvisha mukaya naribi uraza kundagurira okay ndabakire kuri FBA 155 TV rero karagaciyemo ubundi mumeze mute tumeze neza hejuru cyane ni wowe umva waretse kumvugiramo ndakuvuna ubundi umuntu wese uziko nanabivuge dore mbivuge mureba uzi ko utarakana subscribe kuri Big Man 250 sibyo kuko ufite ikibazo cyo mu mutwe ni hahandi usanga wicwa n'imitsi y'ubwonko kubera kudaseka kutisanzura kandi subscribe ubundi useke ibintu bikurenga kabisa ugasanga umuntu rwose mfite umunaniro iki boro zanjye ziraruhura papa
mbasa ariko ugerageze utiharira ijambo kuko ahangaha uhaje ntabwo niharira ijambo njye ntabwo niharira ngo hari uvumbu njye ndakubwira kuko njye ntabwo ari ubwa mbere njana hari uvumbu twiganirira subize si ubwa mbere njye njanga yego rata njye nyine mfite n'umujinya nye uyu munsi njye naje mfite n'umujinya mani akira mani ya man Ruvumbu rero reka dutangire ikiganiro cyacu ubundi ni inshuro ya mbere twakiriye hano wazanye na Big Man mfite ibintu byinshi byo kukubaza byinshi cyane pe ariko mbere na mbere nangira nkubaza nkanjye ngiye kwiheraho ngiye mpamvu nafunguye YouTube channel nkaba nirwa nkora ibiganiro ngiye n'urukundo urukumva rwabinzanyemo wowe niki cyatumye winjira mu bintu bya comedy ya ikintu cyatumye ninjira mu bintu bya comedy rero mbere na mbere nuko ubanza gusetsa abantu hari nk'igihe usanga nk'umuntu afite ibistress byinshi ariko njyewe ubwanjye nk'iyo nkoze nk'akavideo nkagasira kuri YouTube nk'umuntu akabasha kukareba pe yumva atuje nta bintu by'ibistress agira pe intego ni ukumara abantu stress cyane no gusetsa abantu none se turi gukora ikiganiro ntuzatugabe mani ndikumva bari guhumuza kandi ndagashonje umva se Big Man wambabure nkikorera ikiganiro uzana ahantu bari gukaranga nzinga ibyuma nigendere Ruvumbu twikomereze rata ntago waba warazanyemo n'akantu ko gushaka amafaranga wenda ubona ahandi byanze ibintu by'amafaranga se ewano ntago ari ibintu byo kuvuga ngo amafaranga ahandi byaranze umuntu aragerageza nyine agakora n'ibi ngibi pe ha Big Man mikoro mubaze Big Man shanasho uri kumva kuka kari kunyura aha hantu ejo bundi ugira utya upostinze video uri kubara amafaranga ngo YouTube ngo yahembye mwana ari amafaranga wayatiye ko nzi ko ntayo ifite ariko wazanye ahangaha kungira umukene oya ntabwo ngugize umukene ndi kwibariza urambaza nayo kuyeka nkubaza icyambere cyo kandi unsubize ntabwo mubaje wowe yakuye mubaje wowe wayatiye nanjye wenda aho natiye wese ajya kuyatira naje kunda kuvuga ngo ngiye kuyatira nyine ndi kubaza mwana wihangana mbwira ahantu wayatiye ntago ari uguhanga n'amafaranga nanjye nayo YouTube yampaye yego nayo yampaye shaka abajeni baba YouTube tuzi ko amasaha y'ibihumbi bine ari intambara wowe wayafuye ese sinakubwiye ko hanga mfitemo CIA igihishemo hano urakizi se muri icyo gicuma igihishemo urakizi mbese mama mwana uzi ko biriya bintu biri mu bigize icyaha tuba twarakoze man biriya bintu biri mu bigize icyaha papa mu bigize icyaha yego kigenda gute uzi ko buriya yifashe ari amafaranga nakuruka ya posting urimo urayinjoying uyabyinamo kuriya hari abantu turengeje imyaka 25 tutarayatunga tugira depression nushaka wiyahure birande baze banarakoze kera nyine banarakoze muticaye se ya mwana ajye ugabanya uyu munsi naje nje kubabwira nakari imurore mfite umujinya ubu ngubu n'iki gitelefone ndi kugira ngo nkumva nana nagikubita no hasi mfite umujinya mani muri kuntera agahinda muri iyi minsi ko nari kwa uploadinga video ntibayirebe none abana abasharinga abantu mana nyagasana ariko mana nyina wa jambo we bagahita basiba ntuza link mbahaye okay ako kara gaciye mu bundi Ruvumbu mwahuye gute Ruvumbu uyu musani rero uri bukigenza gukora ikiganiro hano yego ndabyibuka ubwo mperuka hanga uribuka ko natanze nimero yanjye ya telefone yego nagiye kubona mbona haraciye umunsi haru cya Prodins mbona umukaparambwe ati umeze bite nagiye kubona mbona namba ntazirampamagaye ndamwitaho nawe dise urinde ko ntakomenya ngo nitwa Ruvumbu Comedy wahese kandi ngo nyine ngo ngewe ngo nabonye ngo ikiganiro ukora ngo mbona ni byiza sikwambwira ubwo nkubeshyera kabisa hati rero ke ni byiza nimba mfa nakomeza unshyigikire ngo nyine ngo nanjye ngo ndakora ngo iki ngo none se ngo uriya muntu ngo yakwakira ngo umuntu gute hati rero uhuze kwandika muri nakubwiye ngo uze kwandika muri comment araza kugusubiza rero ubwo nawe ukuntu mwaje guhuza ntago mbizi ukuntu mwaje kumenyana gusa nyine nuko byagenze gusa ibyo kumenyana nanjye nijye ubizi ndanashima ngewe ndanashima shaka ibyawe nawe rata ndagushimira ngewe yego kuko kuva nazo ahangaha hari ibyahindutse byinshi nubwo nyine ubusanga harimo abantu bafite urwango gusa kababwiza ukuri badi man mwanyanga mwagira ubuhe ndagira ngo mbabwize ukuri ko muzankunda kandi mukanyiyumvamo cyane mukumva munambuze mwanapfa noneho
yego njye ndi imari ishyushye ko wababaye mwana njye ndi imari ishyushye ubu ngubu bari kumona gutya nambaye ibi byenda bakavuga iti iriya ngegera navuga niki nayo ni iki ni igihoni ni iki ni igicucu umva ibintu bizasobanuka kandi wowe sha utaransapotinze mu gihe nari nkeneye kunsapotinga ntuzaze kuza undiraho ngo yengo urabona ngo ibiki n'ibiki unzanaho izo sagara ngo twari tuziranye nimba twari tuziranye koko binyereka ubu ngubu nibwo mbikeneye bibona umuntu amaze kuzamuka ngo nangize ngo twari tuziranye ngo nari inkuzi ngo najyaga nkureba unambeye urabona maze kugeraho ngera ugatereba YouTube yanjye ugahita ukanda subscribe ugasharinga ukagira ubuhe nkumva ngo ndagukurikira ngo ndagufana papa nzi ibyo bintu ntago mbigenderaho muri iyi minsi ntago nkinginga man kanda subscribe cyangwa bireke inshuti zawe urazizi inshuti zanjye ndazizi man yego ariko nizere ko ndimo basi inshuti birumvikana yakadasohoka yego Imana impumugisha kuko nk'iyo nkusuye ku mbuga zawe nkasanga wapostinze ibintu byanjye nta bushuti burya burenze ubwo Imana impumugisha rata cyane nubwo utawunsabiye oya ndaza kugusabira ntari bino wese mu magambo kubera mwibukije mu magambo gusa naho muri iyi minsi ndi kwishaza rya danje kabisa nuko rero ubuhuye na Ruvumbu twarahuye n'ibisatsi nk'ibyawe nyine nawe ni umujene nyine nabonye uri kuzamuka fresh uri kubikora neza akora nk'ibyo nkora muri make nyine nakurageje kurugejuru kibondo sha cyane rwose okay Ruvumbu rero niye potesho wabonye muri Big Man ni iki wabonye cyihariye muri comedy za Big Man ku buryo wifuza no kuba wamugerana mu modo wawe karavuga ati birukora ndabikunda Big Man arakora cyane rwose nicyo kintu gituma mba mushima cyane pe umwihariko we none ahatandukaniye n'abandi wose ubu ngubu si ubibona kwambara guki mu bantu wakiriye hari umuntu wari wabona umeze utya umeze gutya muri moto ushaka kuvuga reba utuntu aba ariho rwose ewana aba afite imbaraga mu kazi arakora cyane nicyo cyatumye umukunda uburyo aba yambaye n'ibyo akora nyine ese nawe ushobora gukora nk'ibyo Big Man akora ewana byaterwa n'ikintu ugiye gukora icyo ari cyo oya nubeshye ushobora kwambara imyenda ugaca mu isoko ntayambara iyi Big Man yambaye ntayambara pe aka kanya mushyiraho amafaranga dusohoka uce mu isoko yambaye yego ntayambara nyine nabiteguye ariko uyu munsi nyine sinabiteguye waba umfatiranye oya ntabwo kugufatirana waba umfatiranye oya ntabwo umufatiranye icyo mbaza wakirika ubute ugakora ibyo Big Man akora wabikora yenda pe ntabwo nkuciye intege ariko utumanyira inkora wowe ntabwo wadukora n'udukora uzaza unshake nkuhako ushaka hari iribisi n'ukuri ngaho bivuge ahangaha mu kiganiro babe babyumva bose n'udukora uzaze wowe umbaze icyo ushaka ntaribe rwose Big Man arabyemeye kandi ntabwo ajya abeshya ahubwo hari akantu nibagiyeho gato kubabwira muri izi minsi ndi hafi kuza gusura Nyabugogo aho ngo za Kigali nkareba ukuntu byifashe n'icyango cyanjye kimeze neza nkaza nkabatamo show ya danje ibintu mwigize ngo ntimuzankunda ku ngufu nimwanga zafata n'inkoni nge nkubitakunda sha uri gupfa kujya kubikorera Nyabugogo oya mwana uzi kuri igisazi ntabwo ni igisazi man sibyo hari abantu benshi bamfana mani bari i Kigali mani babuze n'ukuntu bambona ko mwana uza kuri internet tu ariko ni internet ni social media aha ubanza nanashonje wa mugare nko kwahoze bivuga ariko nka buriya wenda iyo urebye kuri social media ugasanga wakoze nka video igira wenda nka views 1000 cyangwa se 1500 abantu 1500 barakurebye wambaye nk'ibyo bintu cyari gitekereza ko hari Imana yagukuye ndabitekereza cyane tu uko n'ubu kuba nzahangaha wowe ko wifata ukampamagara ukantumira nuko ubona nyine ko hari aho navuye hari naho ndi kugera hari aho ndi kwerekeza nakabona nta kintu kivamo ntabwo wakoye mpamagara nukuri ndabeshya se ahangaha turi mu kiganiro tuvugisha ukuri ndabeshya urabeshya okay nimero ngiye no kuyiboroka none amfasha yiboroke mwana turebe hari vumbenga agiye kuyiboroka pe
guys mumbabare ngiye kuyiboro singi ugiye kumborokera nimero mwana uvuga kutahumpamagara uri kutanyene uri serious ngende seri nanyenera azampamagare ku yindi nimero man ngo aho bigeze ubu kano kanya nje ntabwo nkiri kwingenga papa namwe mwese abantu muzi mwigira ngo murarenze man nta muntu waza nje ngo azankandagira uko yishakiye kuko ngo man ngerevu ndi hunzo kano kanya man nge n'indege nanayigura man nje baje bareka ibintu byo kuzana sababu wana none se mwana ugira ngo twe tukwinginga iki ugira ngo tukwinginga amana nakubimpamagara hano uko nkeneye nyine ndi kukubaza ugira ngo tukwinginga kigaragaza ko umuntu atangiye gukira batangira kumwinginga izo confidence zikoresha ariko mva maje kugwiza amafaranga umaje kubyimba sha wowe wabyivugiye ko wabonye na postinze amafaranga nyine yego hino amafaranga yaje nyine ikibazo nakubajije ari amafaranga wayatiye ntabwo nigeze nyati none so ntajya no kwaka n'inguzanyo mwana wihanganira amafaranga ntago ari ayawe ntajya no kwaka inguzanyo mwana yego rata ntajya no kwaka inguzanyo ariko ari amafaranga nayanjye dore naguzemo na headphone nshyashya izo bazita headphone ubwo umutwe wa phone yego sibiri hagati aho ngaho se komeza ukuri ujya imbere none birumvikana ewana nawe ntabwo uri igikarampuro ako se ntabwo ni igikara njye ntabwo ndi kureba njye regacirijwe kubaza nta kindi mba nshinzwe uri igikara oya na tubwire turebere njyewe uri igikara ngaho uri umukobwa reka tukugire umukobwa sibyo njyewe kandi ntabawe we uri umukobwa ntabwo ndiwe ngenda urugero tubera umukobwa n'ubwanwa tubera umukobwa nyine aya sha Big Man urabona afite n'agasura nk'ak'abakobwa imagine iyi nkware wayemera Big Man afite agasura nk'ak'abakobwa murabe mubibona kuri kamera umva se guys uyu muginga atangiye kunsembura njyewe nanda hakaza nge turagwana njyewe nukuri gusa ikigaragara cyo aka kantu umuhaye ni nko kumutestinga agakoze neza agakoze neza kuko kuba wabwira umuntu ngo mpamagara twicaranye akaguhamagara abantu babikora ni bakeya yego abikoze neza ngo nkomfrimye neza ko twakorana noneho wamwakira muri timu yawe ubu nakwakira muri timu karibu muri Big Man 250 ariko mwana buriya bari abakozi bose urabahemba cyangwa bakurikiye uburyohe bwa kamera oya ntabwo bakurikiye uburyohe bwa kamera bose ndabahemba yego mwana hariya urese ava hari afite gitano kiwe umaze serious man uri muntu wese hari ahava afite gitano kiwe nushaka umubano wose dukwana uzahamagara ubabwire mwana umanze amafaranga yarabonetse man buri wese ndamwishyura tu nta muntu ukora ku buntu sibyo niyo mpamvu ugiye numva rero nta mpamvu yo kujya ninyika kuko ibyo nkora byose mbishoramo ibiceri nta mpamvu yo kuza undiraho unzanaho imiteto iyo mizeyo mani twarayihaze twebwe mani 5 mwana 5 none se kandi nubwo 5 nuwa makeya nese ko mbona ufite nk'abantu nka 7 bari bose baba 5 harimo n'aba 7 kandi buriya icuma ahubwo yego umuntu azashora ibiceri nurangiza nubona rero kafashwe katuritse nka kuri ejo bundi YouTube yari impaye utumbi tunga harya nimba ari 500 nurangiza uzani nahe ngomvase ngumva ngo ngurira akantu kagurirwa isanduku ndakugurira sewe ni wamfashije iki ikibazo ni kimwe man bira bintu byo kubona amafaranga ukayapostinga bidutera depression kubera ko twebwe depression mujye mukura amaboko mu mifuka mukore nyine bajye banga gukora ufitanga yose bajye banga gukora bagire ngo haruzaza kubakorera nimukore ariko mwana ntabwo uzabona umuntu afite amafaranga ngo nurangiza ngo umubaze ngo wayakuye he nta mafaranga ikintu cyanambabaje ejo bundi ariko uretse wanditse nkabanza nkavuga kari ngiye munyamakuru uri kubaza wacu wowe uri umunyamakuru ndabyumva ariko ejo bundi hari ikintu cyambabaje gabanya umunwa mani hari ikintu cyambabaje nza mu kiganiro yego naraje cyango cyanjye urakireba uragisebya mvuze amafaranga nakiguze uragenda urayahakana uragisebya uragipfobya mwana tuzahana amasoko hano ukabeshya abantu iki tuzahana amasoko urahaza ariko nahise wowe wari wajya Zimbabwe sha wowe ntawe wari wajya Zimbabwe ya Kibara ariko ya Kibara se Kibari ndahazi ngewe reka wamfobereje icyangwe kandi bira biboro byaranambabaje man Ombase warutumye nibagiye icyo naringiye kuvuga kandi cyo ntago kibara ubujiji bwawe sakira abantu manzo wo mujene yamenya gukeza umukire yamenya gukeza yego yabimenya kabisa oya ndi kuvuga wowe jewe nese Big Man yambwiye ko ari we mukire urumva
yatubwiye ko ari we mukire none utangiye kubinsira ubwo se urumva oya nyine wamenya kumukeza wamenya kumuvuga neza wari kuvuga ngo bakore mufuka buri ufite amafaranga wowe njyewe amafaranga ndayafite ufite amafaranga ndayafite nubwo ari make ariko n'ayanjye wasanga ufite nk'amafaranga atagura n'iki amafaranga ndayafite nese hari uyama ndayafite yanjye ubu wabasha kwigurira agakingirizo nese agakingirizo karahenze mwana icyakubajije wabasha kukigurira wabasha kukigurira ntabibasha kukigurira kara ni akantu buri muntu wese ahantu aba agafite umuntu wese urengeje ugeze mu myaka 17 gusubiza hejuru aba agafite gakuremo kanyereka ntako mfite sinakagendanye ntako mfite ubu wowe akakubaza uravuze ngo umuntu uri hejuru y'iyo myaka bagafite Big Man ntabwo yaba Big Man nakerekana guys nge ntababeshye nge mfite imyaka 16 nzayuzuza ejo bundi mu kwa mbere rero mureke kumpagata ntago ndageze imyaka yo kugendana imyaka 15 man 15 nimba ubihakana jya mwirangamimbere jya kubaza kwa muganga man ndwana n'iki urampakanya 15 niyo mfite yego rata 15 asanga afite 30 15 sha umusore wize primaire imyaka 15 ariko niyo afite man nuko ugiye kuri ko turi gukora ikiganiro n'ibyo ngewe ntago mbagamije kugusesereza ahubwo ikintu mbagamije man ugamije kunsesereza ejo bundi twakoze ikiganiro urangije uragafata ugakata muri agapostinga nabyo narabibonye mba mbishona neza abantu ngo nize primary ariko guys nagabanye kuba ikintu cyanambabaje ni kimwe arangije ashyira ngo riko ngo byaragaragaye yuko ngo neza ngo yabaye umubyeyi ngo wari usaziye primary ngo nesira kugoboka none se bro nesa se niyo yamuhaye amanota tuvugishije ukuri iyo nesa ataba umubyeyi gashyiramo akantu k'inyoroshyo wari kuzawusoza wa 6 yarashyo ahubwo se nesa ko yurije amanota mbere bafatiraga kuri make none yabaye menshi wimutse sha wagabanyije gukeza umugire n'ubundi kuri gukeza umukire cyane komba n'iki kiganiro kitari burangire oya nge nkubwiza ukuri warambabaje bihambaye gusa nyine tu narayize ndanayisoje ubu ngubu kabisa ubu ntabwo navuga umwaka nigamo bas Big Man umbaware ntabwo nzongera rwose kuvuga amanota wagize n'imyaka wamaze wiga imyaka man karakantu karandi musabye imbabazi imbere y'abakunzi ba FB 155 TV n'abakunzi ba Big Man 250 n'abakunzi nimba bakubabariye nibabyandike muri comment nari mu mbabare sinzi byandike muri comment babyiza ari n'ikintu bita segire niba ari sogisi study ndakubwira wakura miri isomo bakora mu masomo biga ngende kumva ari naryo amasomo yose ikigaragara cyo ntayazi okay biga amasomo 9 yose ugiye kuyambwira ku murongo ko yakabaye uriteguye nibwira amasomo 9 mfibiye muri secondaire 9 harimo mathematics ngo ari imibare math oya bivuga ko ari bivuze harimo math enye n'imibare kuvuga tigisimu nagari katigisimu mvuze mwagiye mwumva neza bro ureka kuneza abantu ngiye kuko ibyo ndi kuvuga igorata hakazamo physique hakazamo biology hakazamo ikinyarwanda hakazamo igiswahili hakazamo English icyongereza hakazamo n'igifaransa yego igifaransa ntabwo bivuze kabiri none se mwana ntabwo nigeze nyivuga mvuga irindi na biology biology yivuze kabiri biology nayivuze uyivuze kabiri amasomo abiri hazamo shimi kandi wayivuze shimi ntabwo nayivuze ngiye amasomo utavuze ndayazi nabi rindi subwo igiswahili nakivuze amasomo utavuze ndayazi nabi ubwo nyine ngahe niyo mise no je wayivuze geography kamvuga irindi history mbese internship wayivuze se ntabwo nayivuze none se muri amasomo yose nta na rimwe wakuramo rimwe nakuramo mwana buri imibare warayumvaga
imibare ntabwo nigeze nyumva cyane. ku buryo ubona kuyiga bitatuvuna mwana. Imibare iravuna, ni nayo ya mbere ibaho ivuna. Ese basi wenda wadusabeye bakayikura mu masomo biga. Ndabisaba se ngende umuyobozi kandi. Nyine nagire nakubwiye ati ni resemo wakuramo. Baye umuyobozi, bakugize umuyobozi kirabya. Bakugira umufundi nayo cyo muyobozi. None se baye umuyobozi ukimara kuva mu ishuri kuko nkajya nyine umunsi wa nyuma navuye ku ntebe y'ishuri nkagera hanze muri society. Ubuzima bwarangoye tu. Ubuzima bwo hanze nyine kubona abandi bose no kwinyarira kubona abandi bose barimo baragenda bajya kwiga wowe ugasigara uryamye mu buzima bugoye. Njye ntago navuye mu ishuri burundu. Nahise njye kwiga ibindi. Uretse ujya kwiga ibindi? Ibyo wagiye kwiga rero ni ibiki? Nahise njya kwiga gutwara. Ubu ngubu mu minsi mike uzajya uri ku muhanda kabisa uri gukata akamodoka niduhura cyane rwose pe. Uzanatwibuka kuduhere ufite nyamuneka kabisa. Big man ese mwana uba waje mu kiganiro uje no kunyara wagiye basi ugendera inzira aho umuntu afatiwe niho yitabaye. Mwana ubagiye ko agacaro kanye kakiri hasi nta n'ibihumbi 500 karamba uvugisha ukuri inarirahe nabyo akoze mubikora mute ngwino nkwiye kuntugasha ariko ubundi waturagure ugato zamura icyo gicuma bakibona kizamura hejuru bakibona. Tongera bene wanyu twumve. Tongere se tongere turebe yatubwiye ko kirimo imiti. Tongera bene wanyu mwana amafaranga mwana wihangana tutongera tuzoza amafaranga mwana tongera dusoza ikiganiro wigigira. Ushaka nkomeza zidubwa butanye no kwica mwe murekeye aho ngo mwe murekeye aho. Ariko mwana uziteye ubwoba mwana uziko ibyo bintu bizagukurikirana byamaze ko bingaburira bihariri n'ubundi ubu ngubu wasanga nanabikora. Mwana ubikora iki nari gihe abazimu bazagutera bakaguha bene wanyu abazimu bazane n'ubwe n'iki katari baye katari bene data cyaga nawuriwe. Imana ntugacira umuntu urubanza mwana. Oya nago ngucira urubanza nge ahangase ni ku rukiko nge nibarizaga rata uko two dukuta ariko natwo ntaga bari sawa mwana dukuta se turi kubaka wagabanyije mwana tugakora ikiganiro. Okay ntari dukomeze nari tubyirengagize nta wihangana abakunzi bawe rero sasa bitege mwana rero sinakuge ngo nambaye nayo nta nubwo nzagaruka ahantu tuzokorera muri restaurant no wanangaburiye yego nukuri nge suri kubona ikiganiro gikurikiyeho yego tuzagikorera muri restaurant ntavuze izina nukuri yego mwana mubwiye ba niko bimeze Ruvumbu nawe washonje amaye ngo gushonza gusa washonje koko ntago byabura nese ubu nyine nariye uko ubibona. Big man mubwira amagambo 3 nayasubiramo uhita ujya kumugurira. Ni rimwe ryonyine ndahita ntaginga uhita ni rimwe gusa guys nawe nurishobora wandike muri comment ushyiremo nimero yawe sha ya momo sha twagiye uriteguye. Urasubiramo ibintu ngiye kuvuga. Isi twese tini sasa kino site de possède des hommes. Mwana ibyo bintu wibibaza abana. Iki kintu ntago nagishobora. Ibyo bintu mwana wibitubaza. Ongera ubisubiramo nawe numve niba ari byo. Isi twese tini sasa kino site de possède des hommes. Des hommes se ni ibiki? Papa ndabafite ngiye. Yego. Sobanura tubwire nicyo bivuga. Kuko ntabwo abuze ijambo ryumvikana. Yego. Ngiye kukubaza. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 18. Ngiye kukubaza akabazo kamwe tuhita tunagenda. Hariya hari igiti cy'amapera. Kandi hahinze umurima nyine igiti cy'amapera kirimo hagati mu murima. Hari intabire. Iyo ugiyeyo ugakandagiramo nyiri umurima apima ibirenge byawe ugahita upfa nyine agahita kwica. Kandi urashonje. Bara nk'ako kano kangiye kukujyana mu ka restaurant nyine.
urashonje, urabigenza ute kugira ngo ayo mapera uyarye? Twagiye nsubiza vuba vuba. abari ibirenge ugahita upfa. Abona ikiri ahantu wakandagiye hose yahabonye tayarugo nyine, ubwo ubusa bwa buhumenye nyine agapipi kareba hejuru. Ntabwo najyayo. Yesu ubwo nabaje wabigenze kugira ngo uyarye. Wabigenze ute kugira ngo kandi ikindi nene bagiye kukubwira uri kumwe n'indi nshuti yawe, wabikora ute? Naca mu murima kandi nase ushaka gupfa wowe uri kimwe nese bwo utarene wapfa. kandi ayo mapera ugomba kuyarya. Mwana atekereza vuba ukuntu wahita ubigenza. igiti kiri mu murima hagati. Yego. Ndumva nyene ngiye naca mu murima kuko nta handi nanyura. Kandi ibirenge bikagaragara. Ubyibuka muri babiri. Murasabwa kugera ku giti cy'amapera ariko nyiri umurima ntabone ikirenge na kimwe. Ndumva nakundi umuntu yabigenza. Yewe umva papa, narababwiye ngo Big Man nsigaye nzi ubwenge murampaka, ariko mbwira nyisubize. Mbese nakikubajije se ngera nanjye hanga ndakwishyura nkwisaga kutakare. ngera nyisubize mwana. Ngewe nacamo Nuko namara gucamo nkagenda nkayarya. Uko ngaruka nkagenda tsiba handi nanyuze. Kandi aho waba uri guca uri kugaruka ukandagira. Nagenda nyine uko mvuye hariya nkabanza nkahasiba. Nkasubira inyuma nkasiba handi. Oya ubwenge buke. Ugasubira inyuma gute se? Ubwenge buke. Wibuka ko mwari babiri kandi. Mwari babiri. Nyine twajya dusubira inyuma tuhasiba. Noneho mwanagendana muri babiri mugiye kuyaca. Ni wapi yaguma inyuma nkajya munagira. Ubwenge buke. Aha. Nawe gisubize. Ngiye nyisubize. Ngiye bahekana amapyisi w'inyuma akagenda agira guke. Uyu mugingara. Oya. Ngiye nize secondaire wa kintu. Aharya. Kandi uyu nguyu yagarikiye umuntu. Ngiye nize math physique wa kintu. Math physique? Yego. Ibintu bibahura. Ubwo ni nko gufata ifu ya soso mukayivanga n'amamera. Cyangwa uragira ngo ngarure ko wize primaire imyaka 15 man. Akira man. Ko katazigera karangira. Izi myaka 15 niyo mpamvu afite ubwenge bwije. Yize primaire imyaka 15 mwana. Nibishaka bikora akazi ntuzanagaruke gusa wize. Niyo mpamvu byamushara mani gukora ikiganiro. Icara ngusezera. Icara ngusezera wambwa. Genda aradusoza ikiganiro. Icara dusoza ikiganiro. Gorate. Icara mani dusoza ikiganiro ubwo urarakaye. Ziko nawe uri ikirezi man. Majemani. Ako Big Man. Abyara babaje umuntu man. Mama mbona hari inyamaswa Musa. Ariko ntabwo ndi uyivuge sibyo? Na basi inyamaswa urashobora kwigana wenda muraza kuba Musa. Wamani ngenzi kwigana inyamaswa nyinshi. Nyinshi. Irigana cyane ndaza gushyiramo akantu k'ubwenge bwanjye numve wiganye neza. Nago ndabivuga nta kibazo. Ngiye kukubwira inyamaswa eshatu wenda. Yego. Aduhere ku ihene wenda. Buriya ihene yanyagiwe n'imvura n'itangiye n'imvura ntabwo bivuga kimwe. Yego yanyagiwe bivuga gute? Oya mwana. Oya. Ndabeshya zibyo. Amani ngorera mu kandi ko mwana ngorera mu mvuko rebe ko ntayiri kumuvugira. Kandi kari kuzuba kaba kayaga nyine. Yego. Ombase. Kameramani nanzingira ibyuma. Natewe. Tugiye kuya kabiri. Yego. Ubu uyu munsi ngiye guhanganisha imbwa. Yawe nanone. Okay, ngiye gufata abahanze ndaka turebe Kivumbi King na King James. Yego. Ngiye kukubwira ukuntu imbwa zabo buraza bazimoka. Yego. Tugendeye ku kuntu ubona bangana kuko nyine wenda nka Kivumbi biragaragara ko yigwa mu tuntu twishi. Urugero. Ikibwa cyo kiba cyarakuze nyine. Ariko King James reka tugendane neza. Nshatse kuvuga ko Kivumbi King kubera atabyibushye ibiryo byabihaye imbwa. Oya nyine afite itungo byite gutyo kuko nawe
muri ibi byangwa byanjye nabyo nabonye muri misi abantu biharaje korora udutungo nyine reka mbyite itungo kuko nabonye bisigaye birusha agaciro nyine twe turi hasi yego rate buriya imbwa ya Kivumbi ntabwo yavuga kimwe n'iya King James. iya Kivumbi ivuga gute rero? Iya Kivumbi usanga ari urumva yego no aka King James kigaragara cyo yabishyize yarabiriye arabyirira aragenda ashyira mu ndagira ubuye mbese usanga ibintu byabaye ibizazane nyine itungo rye ntiyaryibuka ko iyo uje kwa kundi ni waba uri nka big man nkanjye gutyo kakakubona kari kwikarakasa cyako nuko ngo kaba kivugira mani kandi mwana warasaze reka ntago nazoze none se iyo ni iya kabiri rata mbwira iya gatatu. Irya gatatu ni inka inka yanyagiwe yabira gute? yanyagiwe kuko mu rugo inka zacu zose zirasakariye ntago zijya zinyagirwa ziba mu kiraro zivuga gute? ariko hari nashonje ntago washonje papa njye nzi utuntu none se izo shatu nizo wakwigana gusa izindi nzazikubwira kera nawe wanguriye nyine ambasi ngiye ikiganiro cyanjye nshobora kuba aricyo cyanyuma ngiye gukora mbabarira unyihere sho nigendera amahoro kuko niwe wanyuma dushobora kuba tugiye gukorana basi igahana indi nyamaswa eshatu wenda eshatu nashonje mwana ntukivumbure umwuka ntabwo uri gusohoka nashonje mwana natayigenga Imana kumpera ibiceri ntari bigiye igifu kiri gusika zero kabisa arabivuze wumvise uyu nguyu ariko ni umumotiva none nawe urumva byanze mwana akorera Imana wange Satani uvuga nk'izina Imana wange Satani nkunda Imana oya akorera Imana wange Satani mwana neza ari wumva umumarayika kuvuga nk'inka wari wumva umumarayika kuvuga nk'inka oya ntabwo nabamarayika ntabwo tujya duhura mwana njye nawe n'uwo bita Bartolomayo ngo Bartolomayo umbase nje ntago bisanzwe ubu niko nakora ikiganiro cy'iminota 50 none iruzuye basi mumfashe kubera ko nanjye nashonje nyine ikiganiro cyacu tugere tugana ku musozo wacu indi nabasha kwigana n'imwe gusa ariyo isake kandi n'ubu nashonje nyine ntabwo nabasha kwigana ngo bika nk'isake yashonje ntacyo shabyanze irijwe ntago ryabika umwuka wari uheze oya mwana byanze mani byanze none se mwana ibanga niriye ibanga se ni ukubana nazo cyane no kuba ufite ibitekerezo nk'ibyazo ushobora kubutekereza nk'imbwa kuko atekereza nka cyaki arata no kubana nazo cyane nyine na karagaciyemo amatanya paka dore aha Evode uvuga ijambo kurya inshuro 5 kugika inshuro 5 yego kugika big man umuhaga yo kwicuma technology none se uvuga ijambo statistique inshuro 5 wowe oya atari wowe nge narabimetirije ushize waranze statistique shawa musore umanze yarize ko none se ngenaga no ku musozo nyine mbasezera tu ngiye kubabaza utubazo nyine turi mu buzima busanzwe apart ya comedy apart y'ibintu byose twavuze tugiye mu buzima busanzwe big man ufite umukunzi ikintu kibazo nyikubaje ku nshuro ya 4 umukunzi ntago ndabikonfirma neza ko ari umukunzi uracyahitamo ndacyahitamo ni inshoreke ntago ari inshoreke nabyo simbivuze niba atari umukunzi ni iki tubirimo nyine turimo kureba ko bikunda ibiki murimo se sha turi gushakisha urukundo nyine ngo turebe ko bivamo yego gusa abafana banje n'abafana bawe icyo turakivuga nyuma buretse nzagaruka mbabwira umukunzi big man umukobwa ufite nyashi cyangwa unanutse byose arabifite oya wowe wahitamo wowe nahitamo yego
ufite nyashi. Yego, Big Man igikoma icyayi. Igikoma. Yego. Ruvumbu. Ya. Ako bundi Ruvumbu ryaje gute? Ruvumbu. Umukinnyi bita RC Ruvumbu Nzinga uramuzi? Ndamuzi. Yakiniye iyihe? Yakinnye muri Rayon Sport. Muyihe? Rayon Sport. Nese kuki wamwibiye izina mwana? Ntago nagibye nese. Nese iryo zina wari urizi Ruvumbu atarasa? Ruvumbu. Nari ndizi, ntago nari ndizi ataraza ngiye kuko nakuze nzi yuko yitwa Ruvumbu nyine akina muri Rayon Sport. Yego. Uhitamo nawe kwitwa channel ya Ruvumbu. Ruvumbu comedy. Nese mwana buriya watekerezaga kubera ko Ruvumbu ari umustar niba uzajya babona channel yanditseho Ruvumbu bazahita bayikurikirana. Nese nyine nawe natekereje, ntago ari we natekereje. Nese byagenze gute? Nyine ngono no sasa mu buryo bw'imise Ruvumbu byaje gute? Ngiye nyine nibyo byanjemo numva yuko ari byo zina ngomba gukoresha. Uri gushaka kunyobya. Watekereza ko Ruvumbu ari umustar. Aravuga ati nifata agacano akita Ruvumbu. Abantu bazakurikira Ruvumbu baze bandebe. Siko byagenze. Yanjye kuva na mbere nta kazina kanjye pe. Umustar uzitwa Big Man. Nta mustar tuzitwa Big Man. Usibye uretse ko nawe watubeshye upima ibiro 40 nawe witwa Big Man mwana uziko 40 nijo ndaza mpima 30 cana yamenye papa. Uziko wasaze mwana. Ndamanya da. Tuzazana n'umunzani noneho. Yego. Okay. Big Man. Karame! Ngiye ndimo ndasezera kabisa. Urasezera kandi ndi kukureba. Oya nese mwana dusoza wambwira iki? Kino nakubwira? Umusa. Ndagushimiye mbere na mbere. Ikindi kintu nakubwira man. Ibintu dukorera uradufasha. Akesha ubuntu usanga abandi kugira ngo babe bamwakorana ikiganiro. Bakwaka amafaranga. Ako nje sinigeze nyakwaka mwana. Nta mafaranga ageze nyakadore rwose kandi ikindi n'abantu bose bafite impano ni karibu hano. Tanga nimero yawe hari gihe wabona n'indi rata mukikoranira. Aha ahubwo wamuganisha nimero nari nahayibagiwe. Nimero ni 079 kose kambabwire yateresha 073 6 29 858. Nose mwana uteye ku buryo kure ku buryo MTN dakora iwanyu. Oya hari impamvu mba nayitanze. Oye umuntu nayishaka kugira ngo koko tubone ko bana abantu bakeneye koko kudugeraho. Hari ikiganiro mperuka gukora ahangaha. Nimero zanjye zirimo za telefone. Bagende bazishakemo. Ibyo hari icyo bitwaye. Zirimo. Ruvumbu ntazi ngo nuwakanga ariko zirimo nazivuze inshuro zirenze imwe. Evode. Ku nshuro ya mbere kuri kamera uri kwiyumva gute? Ndi kwiyumva nyine yuko ari ibintu byiza. Gukora ikiganiro ni ibintu byiza pe. Nese ko utigeze utinya kamera mwana ubundi wavukiye kuri kamera? Ntago nayivukiye ariko nyine ntago ari ikintu natinya cyane. Ndakeka rero ndabona Big Man yashonje n'inzara yamwishe. Nanjye nashonje ntago ari we gusa. Yego washonje. Amafaranga y'icyuzi yarabuze se. Amafaranga y'icyuzi yarabuze pe. Big Man ngo hari amafaranga. Nitwa Big Man Space. Big Man Space. Amafaranga yacu y'icyuzi mwayaduhaye ko twayakobokeye. Amafaranga ya channel yacu muyaduke. Big Man. Ya. Ako mani watwibibanga wakoresheje ngo gwizare amasaha ubona amafaranga mwana. Okay. Naraguze. Waraguze? Mwana waturangiye ahantu bagura natwe tukagura. Nusu nabamba mamarije. Nta inyuma kamera turaza kuvugana. Turaza kubivugana ntabi. Ariko se uje kwamariza boss wawe? Nta kibazo najye hari gihe azaba boss. Bamwita icyanzu.com. Website ishayiri kunama muri iyi minsi. Muzarebe video zanjye ukuntu ziba zimeze neza, zifite ishusho imeze neza, amajwi ameze neza. Ibikoresho nta handi hantu mbikura ni ku cyanzu.com. Ku cyanzu.com. Ni website imwe rukumbi gusa ifasha aba content creator waba ukora amakuru, waba uri umukomediye, waba uri umuntu ukora amafilime, documentaire zitandukanye, baragufasha kandi ikintu cyiza n'abakundira cyizi. Ni ba bantu ujyayo nimba ugiyeyo bagufasha kugwitiramo ibikoresho. Pe bakagenda bakorera igikoresho bitewe na content ukora bakagufasha kuko nanjye nagiyeyo hari imfura rwose Gatari Fred
kuriya ndamukunda uriya mugabo cyane. Yego. Ni imfura, aragenda akagufasha akakurebera akavuga iti ibi ngibi gutya iki ngiki ujyanye ntabwo cyaba ari sawa, dore twari iki nicyo cyiza, guhera ku mafaranga yose ufite. Ese mwana ibihumbi 15 byanjye hari ikintu byaguraye? Cyamaye data, ibihumbi 15 wakora igikoresho kimeze neza cyane pe. Yego. Wowe nyarukira yureba. Niba bitagoye tanga nimero ze za telefone ngiye n'ubundi shawo kabisa bagende bamusure Gatari Fred ngo ni icyamamare cyane. Nimero ye ya telefone ni 0788 42 1133. Guys murabyumva rero, wahamagara bakagufasha. Ngiye ubivuze ndi big man, nusanga atari ibyo nkubwiye nkubeshya uzaze kunyirebera ndahari pe. Guys murabyumva rero, iwabo aba content creator ni kwa Gatari Fred, munyarukireyo nimero za telefone mwazumvishe mugenda bahereze n'ibikirata. Haba harimo camera stand, phone stand, amatara, akaba ariyo mikoro z'ubwoko bwose n'ibikoresho bya sonorisation. Okay, iki ni ikibazo cya nyuma kugira ngo tunasoze. Yego. Big man. Yego. Umuntu umaje kugira wenda experience, kuko niba waramaje gutinyuka kuba wafata ukambara iyo myenda ukagenda ugakora video ahantu hatandukanye, ugakora amasena atandukanye, ugaca mu isoko wambaye gutyo, hari experience ufite. Yego. Ruvumbu Comedy umufana wawe uri inyuma yawe, niye nama wamugira akakanya? Musore wanjye ari inama njye nakugira, nanayigira aba content creator aho muri ahariho hose. Amanze kire na phone hasi kuko aya magambo ngiye kuvuga arakomeye. Fata n'igicuma kugira ngo wenda turebe uko bigenda. Aya magambo ngiye kuvuga nzanayasubiramo. Mu gihe wumva ugiye gukora content runaka utabashe kwigira kuri tere cyangwa se ngo ukorera ahantu hari n'abantu babona ibintu ukora, muzazamuka ntibishoboka. Dore ngaho mbivugiye. Mu gihe ubwe wumva yuko ngo utakwambara ngo imyenda nk'ingiyo nambaye ngo ugiye mu bantu ngo ugiye mu isoko mu ndebe mukanyita umusazi, ikintu cya mbere ni ugutinyuka. Nawe uri kumurumviraho. Ikintu cya mbere ni ugutinyuka. Wivuga ngo kujya harango nambaye kuri papa bare abantu bure uvuga ngo batakubona muri bo nta numwe kugaburira, kandi nuba uri hari yababaye imbwa byagucanze. Yena nkoresha iryo jambo ku bantu mwese mwiyumva mu kwibuna mu bwibone budasanzwe none wakinira ahantu hari abantu. Ejo niba byagucanze bazaba bari kugura bakwita imbwa baguseka, kandi bumva ngo ntajya harango bakanseka nambaye kuri, ariko nuhagenda baravanga aho wambariye ubucocero harya aho wambariye ikira inkinde hari igihe wahambarira ubucocero. Yego. Kura amaboko mu mufuka manu ko rutitaye kuba guca intege. Big Man urakoze cyane kuba witabira utumire bwacu. Evode nawe ngara ku musozo, ikibazo cyamagiye kukubaza, challenge umaze guhura nazo kuva watangira ntago zabura, wahanganye nazo gute ku buryo uyu munsi ugifite imbaraga ku buryo ngo wahamagara bakubwira ati voyo kore aga interview ukaza nta mutima mubi ugaturuka ahantu hakurukaza, ubundi imbaraga zavuye kugira ngo izo ntege baguciye aka kanya ube warakomeje ugakora? Na abantu baguca intege nyine, hari nk'ukuntu nk'abantu basanga uri gukina bitewe n'ibintu baba babona uri gukora bakagufata nk'umusazi, ariko ibyo ngibyo nyine ntago byitaho. Igihe umuntu ari mu kazi ntago bakwiye kumenya ibye kuko aba arimo arakora rwose. Ibanga wakoresheje rero? Ibanga nyine ni ugukora cyane, ukirinda abantu baguca intege. Nyine hari igihe usanga umuntu abona uri gukora ikintu akaba atakugira inama, ahubwo akaguca intege kabisa. Muraba agaciro cyane kuba nabahamagaye mukavuga ati reka twitabire ubutumire bwa Ikechuku the Power of God. Ni iby'agaciro cyane, ndabashimiye kuba mwaje. Ikintu cya mbere nsoza nababwira, mugane kuri channel yitwa Big Man 250 cyangwa se Big Man 250. Niba warakaze subscribe, inkunga yawe rwose turayishimiye. Niba utarayikanda nyamuneka ihute ugende ukanda. Big Man akora ibintu bizima cyane, mujye mubana umunsi ku munsi. Niba utarakanda subscribe kuri channel yitwa Ruvumbu Comedy nyamuneka nicyo giye kugira ngo ugende ukandeho, mujye mubana umunsi ku munsi. Akora nawe ibintu bizima cyane, mugende mubirebe. Niba kandi warayikanze nawe ni iby'agaciro cyane. Guys, ngewe ndi Mari Shimwe Ikechuku the Power of God, the Star Boy cyangwa se the Humble Boy. Iyi ni FB 150, uretse kuvuga wakintu tozi ikiganiro wagira ko guhangana. Iyi ni FB 155 TV. Jyaho ukore subscribe tujye tubana umunsi ku munsi. Niba ufite impano
andika muri comment tukwakire dukorane ikiganiro. Niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi, nimero ni 0796525220. Niba utabyumvishe 0796525220. Unyandikire WhatsApp cyangwa se umamagare tuvugane. Ikindi kandi muraba agaciro cyane kabisa. None Big Man ndi kubona arimo arashyokirwa afite utuntu tutugamba ashaka kurenzaho. Sharenzaho utwo tugambo twitahira. ngo ni Starboy eke ni cuku kiniki. Banyita Manishimwe Ikechuku the power of God. God Imana. Manishimwe Ikechuku the power of God, the Starboy, the humble boy. Aha, ibyo tuzabigaruka mu kiganiro cy'ubutaha. Nashonje hell, bye. Umva se cameraman nazinze cameraman nashonje. Mwana reka tuzinge ibyuma twitahire.